Hey, iyi ni The Economic Updates. Twongeye kubaha ikaze ku makuru yacu menshi kandi meza ndetse y'ubukungu tunasesengura. Uyu munsi hatangajwe amabwiriza mashya agenga imikorere y'utubari. Harimo kategori ebyiri. Aya mbere aragenga inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'utubari. Aya kabiri aragenga cyangwa se aravuga ibindi bintu bya ngombwa bijyanye n'amategeko agenga isuku cyangwa se amabwiriza y'isuku agomba kuba aranga ako kabari. Reka duhere ku mategeko ya mbere ajyanye n'ibyo inyubako y'akabari igomba kuba yujuje. Icya mbere cyatangajwe nuko inyubako y'akabari igomba kuba itaragenewe guturwamo. Ubwo n'ubwo twa tubari turi muri karitsiye ahantu twose nyine ubu ngo kwa heri, kubera yuko nyine basanze hari icyo byangiza umujyanye n'umutekano n'ubuzima bw'abantu muri rusange. Ikindi, inyubako y'akabari igomba kuba yitaruye amazu atuwemo. Birumvikana muri karitsiye gisa nk'icya mbere kongera kureba utubari tugiye twubatse naho tugiye tubarizwa, nabyo ni ikindi kintu abayobozi bacu bongeye kureho nacyo bagikoraho, basaba ko utubari tugomba kuba turi kure y'amazu atuwemo. Ubwo ntabwo bashyizeho ngo metero zingahe aho abantu batuye, ariko birumvikana ko nyine hatagomba kuba hari utubari mu duhegene tw'aho abantu batuye. Ikindi ni uko iyo nyubako igomba kuba y'akabari igomba kuba ifite uruhushya rwo gukorerwamo cyangwa twita occupational permit. Ni ukuvuga ngo niba nyine ari inzu ikorerwamo akabari, ese iyo nyubako uburyo yubatswe cyangwa se n'uko cyangwa cyo kubaka, ese watsi cyangwa kimeze gute? No occupational permit cyangwa se n'ahantu ho gutura bigomba kuba nabyo bimeze gutyo cyangwa se bisobanutse ko ari ahantu n'ubundi hagenewe kubakwa inzu y'ubucuruzi. Ikindi ni uko igomba kuba ifite ubwiherero nibura ufite imiryango ine. Bya bintu byo tubari sa dufite umuryango umwe wa toilette ntago ubu bikemewe. Ikindi, iyo nyubako y'akabari igomba kuba itunganyijwe neza ifinish. Mu magambo, inyubako zitari zarangira byumvikana ko ntago wayikoreramo akabari ngo bikunde, kwa kundi ngo nubatse inzu ko ntirarangira ndasiga amarangi. Inkuta n'ibisenge bigomba kuba bikoze neza. Igomba kuba kandi ifite imbuga itarangwamo ivumbi, ipavomye n'amakaro neza cyangwa se na sima hasi. Birumvikana ko bitoroshye, ariko ni ngombwa nyine ku buzima bw'abantu muri rusange. Ikindi kirimo, igomba kuba ifite ubuhumekero akaremano buhagije. Ubwo ni ugutera ubusitani bw'ibiti, cyangwa se igomba kandi guswe n'ibiti bizana amahuhwezi, cyangwa se ikagomba kuba ufite ama air conditioners iwawe cyangwa se mu kabari, kugira ngo of course birinde bifasha abantu nyine kumva ko nyine bari mu kabari atari muri twa tubari turi muri boutique. Ikindi kirimo, hagomba kuba aho hantu hari urumuri ruhagije. Akabari kadafite urumuri ruhagije, amadirishya afunganye gasa nkaho kihishe, nako ntabwo ari byo urumva ko nabyo byamaze gucibwa. Ikindi kirimo, igomba kuba gafite parikingi nibura kimwe cya gatatu cy'ibyicaro bishobora gukwirwa mu kabari. Ni ukuvuga ngo akabari gadafite parikingi ntabwo nako kigize gute kemewe. Ikindi, ahantu agomba kuba kari ahantu hitaruye hagenewe kunywerwa itabi, kakaba gafite ahantu abantu banywera itabi, kandi bikaba byanditseho ko ahantu runaka hari reserved for tobacco cyangwa se for gufata itabi muri rusange. Ikindi, ahogerezwa ibintu hagomba kuba hari amazi atemba ashyushye n'akonje cyangwa se kwita industrial sink. Hagomba kuba hari amazi antugeze ibicu byacu ashyushye ndetse n'akonje, ariko ayo mazi akaba nyine afite n'ahantu asohokera. Ahakorerwa ibitaramo by'imiziki mu tubari dukomeye tugira abahanzi n'ibindi, hagomba kuba naho hari uburyo bwo gukumira amajwi ntasohoke, twita sound proofing system. Ikindi, hagomba kuba akabari ahantu kubatswe gafite ahagenewe kubikwa ibishingwe muri rusange, ndetse kakanagira n'abakozi cyangwa se na kampani bafite kontara iza kuza kumena bya bishingwe n'ubundi. Ibyo tuvuze uko ari ibintu birenga 10 ni amabwiriza agenga inyubako gusa y'akabari. Hanyuma kategori ya kabiri ni amabwiriza agenga isuku y'akabari. Baravuga ko icya mbere agomba kuba ari urwambariro rw'abakozi. Umukozi ntaze kuri etajeri aje guha inzoga cyangwa cyo kunywa ngo ubone yambaye itaburiya. Agomba kuba ahantu hagenewe abantu akoze aho biyamburira, kandi abakobwa n'abagabo akaba hatandukanye aho babikorera. Ikindi, lavabo igomba kuba iriho isabune n'igikoresho cyo gutuma umuntu yakumutsa intoki, hand dryer. Ikindi, igitebo cyo kumenwamo imyanda kigomba kuba nacyo gihari kandi gipfunduzwa ibirenge, kandi cyitaruye aho abantu banywera. Mani magambo, kandagira ukarabe birumvikana zigezweho nziza zigomba kuba zihari, ariko n'ahantu hamena imyanda, ama pH n'ibitandukanye
amapapiye muswara n'ibindi bitandukanye bashobora kubona aho bayamena. Ikindi icyo cyose kigomba kugira koperative cyangwa sosiyete itwara imyanda, imutwarira imyanda. Uvuga ngo twaba ufite kampani mwasinyiye kontara igomba kuba iza kumena ya myanda yawe yose y'ako kabari kawe. Icyokezo cy'akabari birumvikana ko akabari byakajyana n'inyama akenshi. Ahantu rero kigomba kuba cyubatse hagomba kuba gifite amashyiga ariko ariho amakaro, birumvikana. Ikindi inyama zigomba kuba ziri mu cyumba gikonjesha. Mu yandi magambo ugomba kubika inyama ahantu ufite firigo wizeye umutekano waho, kandi ikindi zikagomba kuba izo nyama zawe ntabwo zigomba kuba zigerwaho n'isazi. Ikindi hagomba kuba umuyoboro usohora umwotsi hanze, ibyo uta ngo ni chimney. Niba warubatse inyubako y'akabari akaba werekana aho umwotsi usohokera, apana akabari usanga imyotsi igera ku baje kunyweramo. Imishito imwe bakoresha brushette igomba gukoreshwa rimwe gusa ikajugunywa, nta kongera kuyikoresha. Akayunguruzo ko ku cyokezo kagomba kuba gakoze muri aluminium. Akayunguruzo ko ku cyokezo kagomba kuba gakoze muri aluminium kugira ngo twirinde iki, birumvikana kujyanye n'amabwiriza y'isuku, birumvikana ko nyine hari ibyo nanone igihugu kirimo kireba cyane. Kuri ibi ngibi twe tudi economic updates turasobanura icy'ubukungu icyo bivuze. Ku bukungu utubari twari twinshi cyane tugiye kugabanyuka. Birumvikana ko ku meetings requirements cyangwa se kugira ngo abantu ibintu byose bisaga babashe kuba babigeraho, hari ikindi bizaba bisaba. Bivuze ko ubu ngubu akabari nyine karaba business y'umugabo agasiba undi, birumvikana. Rero ni ibi ngibi muri make, ariko umubare w'utubari abantu kwahaga akazi n'ibindi bitandukanye numva ko nabyo bigiye kugabanyuka, kubera ko nyine byamba nabyo kubona nk'ikibazo mu ruhande rumwe, kwa guhisha inzoga z'ibyuma n'ibindi byose bikaba byavaho. The economic updates tuzagusengurira ubutaha turebe iri funguro ry'utubari cyangwa se utubari dushyira amabwiriza bizagabanya utubari tungahe, ese bizagira impact ingana ite kuri employment level muri rusange, haba ngo ni informal economy babana bakora mu byo buri informal, ariko byose birumvikana ko nyine hari icyo bizagabanya ku mubare w'utubari n'ibindi bitandukanye. Tuzabisesengura muri video zizakurikira iyi ngiyi. Reka twume tubane, kora subscribe, ukore like, unasharing izi video kugira ngo zigere ku bantu benshi.